Umwe mu basirikare bo mu ngabo za Afurika y'Epfo bari baroherejwe kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahishuye akaga we na bagenzi be bahuye nako karimo kugambanirwa n'ingabo za Kongo FARDC bari baragiye gufasha ku rugamba bigatuma inyeshyamba za M23 zibatsinda. Mu gihe kandi ku rundi ruhande guverineri w'igisirikare w'intara ya Ituri Lieutenant General John Ruboya yarahiriye ko byanga bikunze azata muri yombi Thomas Lubanga ukuriye inyeshyamba zo mu mutwe wa CRAP, aho mu magambo ye yavuze ko uyu Thomas Lubanga ukuriye inyeshyamba zo mu mutwe wa CRAP azamufata yaba ari muzima cyangwa se ari umurambo. Ku rundi ruhande muri Masisi, nyuma y'ibitero bikomeye bya Wazalendo ku birindiro bya M23, hari amakuru mashya abyutse amenyekana kuri uyu munsi wo kuwa gatatu nyuma y'imirwano ikomeye yahuje abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo, ubwo Wazalendo zagabaga ibitero ku birindiro bya AFC M23. Aya ni amakuru rero tugiye kubagezaho mu buryo burambuye hano kuri Monde Stone TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kuba mu ba mbere mu kubona ama updates tugenda atubagezaho gatanu kuri gatanu. Munyemere rero ntabatindiye dutangirane n'iyi nkuru, aho mu ngabo umwe mu basirikare bo mu ngabo za Afurika y'Epfo bari baroherejwe kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahishuye akaga we na bagenzi be, ubwo ni abasirikare bandi barwanaga bo mu ngabo za Afurika y'Epfo, we na bagenzi be bahuye nako. Ni akaga ngo karimo kugambanirwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, kandi bari baragiye kubafasha ku rugamba bigatuma inyeshyamba za M23 zibakubita inshuro cyangwa se zibatsinda. Ni mu buhamya bw'inyandiko uwo musirikare yanyujije mu kinyamakuru Defense Web kiwabo, aho yavuze ko nyuma y'amezi 6 we na bagenzi be bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo yahaboneye mu gace ka Sake byanze kumuva mu mutwe, ndetse akaba afite impungenge zo kuzagira ihungabana ryo mu mutwe rishobora kuba karande cyangwa iry'ubuzima bwe bwose mu gihe yaba atabonye ubuvuzi. Uyu musirikare yasobanuye ko we na bagenzi be bamenye ko bazoherezwa kurwana muri Kongo mu mpera za 2023, ubwo bari mu myitozo ngarukamwaka ya gisirikare izwi nka Vuklume yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cy'ingabo za Afurika y'Epfo giherereye mu ntara ya Northern Cape. Icyo gihe ngo babwiye ko ibikorwa bagombaga kwerekezamwo byitwa Operation Tiba byagombaga kwitabirwa n'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa SADC, ndetse bagasobanurirwa ko icyangombwa kibajyanye cyangwa se ibyangombwa byo kubajyana ari ugushyira mu bikorwa kuzana amahoro ku mbaraga aho gukora ubutumwa bwo kuyabungabunga. Ibi bivuze ko bagombaga kwinjira barwana, kwinjira ku butaka bwa Kongo barasa. Bataye ebyiri z'abasirikare barwanira ku butaka ngo nizo zari zateguwe nyuma yo gukora imyitozo isanzwe irimo kugaba ibitero, guhangana nabyo, gutega ibico ndetse no gukora uburinzi. Ngo byabaye ngombwa ko boherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bagenda bafite ikibazo gikomeye cy'ibikoresho birimo impuzankano, inkweto za gisirikare, intwaro zikoreshwa na ba mudahushwa, ibisasu bya moritsiye byo mu bwoko bwa 60 mm, pasiporo, amahema ndetse n'ibindi. Uwo musirikare avuga ko icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba South Africa cyangwa se ba Afurika y'Epfo bageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 2 Gashyantare mu mwaka w'2024 badafite ibikoresho by'ibanze nk'amakoti adatoborwa n'amasasu, ubwo ni ukuvuga ngo na antibar cyangwa se bulletproof mu ndimi z'amahanga, ndetse n'ingofero ndetse n'intwaro. Ibyakomereje no ku cyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu.
avuga ko ku gicamunsi cyo ku itariki 11 Gashyantare misile yarashwe ku kigo cya Sake igahitana umwe mu bayobozi babo ndetse n'umushoferi, bituma abasirikare barakara cyane ndetse barahirira kuzihorera bibwira ko urugamba ruzaborohera. Yakomeje agira ati ku itariki 22 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 tumaze kugera mu mujyi wa Goma, Parituni ya Lecce yaduherekeje tugisake, tugeze hafi y'ikigo cy'abari baravuye mu byabo cya Mugunga hanze ya Goma, ibisasu bya Moritsiye byaturikiye imbere yacu. Abasirikare barasetse baravuga bati murakaza neza muri Ukraine. Igisasu cyatumye abasirikare bisuka muri Mamba cyangwa se imodoka ya gisirikare cyaguye hafi yacu, bivugwa ko cyari kigambiriye abacancuro ba Ajemira cyangwa se baturutse muri Ajemira. Uyu musirikare akomeza avuga ko urwo rugendo barusoje mu kigo cya Sake cyangwa se barusoreje mu kigo cya Sake cyari kiri mu kavuyo kuko abantu barimo birukanka bashaka aho kwikinga. Uyu musirikare kandi avuga ko we na bagenzi be bakigera muri Kongo, imodoka z'intambara bari bafite zari nkeya ndetse inyinshi zidakoreshwa. Ikindi intwaro zabo ntizari zifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kubona ninjoro cyangwa kumurika mu gihe cy'uburinzi mu gihe cya ninjoro, ibyo abenshi bita night vision. System yo kurinda ikirere ya Sky Shield bari bafite uretse kubageraho itinze ngo nayo ntiyari yuzuye kuko ibice by'ingenzi byayo byasigaye mu mujyi wa Goma. Kubw'uyu musirikare ngiza koherezwa neza muri Sake yari kurokora ubuzima bw'abasirikare bishwe. Yavuze ko kandi ikindi kibazo gikomeye ari uko amaradiyo y'itumanaho ya Kenwood, itumanaho ryayo ryakurwagaho n'umwanzi mu buryo bworoshye, dore ko ngo nko mu gico abasirikare ba Afurika y'Epfo batezwe ku itariki 30 Gicurasi mu gace ka Kimoka, itumanaho ryari ryavuyeho burundu. Hejuru y'ibyo ngo nuko Parituni za Lecce ingabo zabanje kujya muri Kongo kureba uduce SADC yari kuzarwaniramo, zitari zifite ibikoresho bihagije nka pistoli ndetse na ba mudahusha bashoboraga gukumira mudahusha w'umwanzi wishe umusirikare wacu ku muryango w'ikigo. Umusirikare kandi w'ingabo za South Africa cyangwa Afurika y'Epfo avuga ko ikindi iyo bari bashinzwe ubutasi, abari bashinzwe ubutasi bakoreshwa neza. Iyo abari bashinzwe ubutasi bakoreshwa neza bakanahabwa ibikoresho bihagije, bashoboraga kumenya amakuru y'uko umutwe wa M23 wagombaga kwigarurira uduce turimo n'umujyi wa Sake yafashe ku itariki 23 Mutarama mu mwaka ushize wa 2025. Uyu musirikare wo mu ngabo za Afurika y'Epfo yunzemo agira ati ikibazo gikomeye kurushaho nuko nta bufasha bwo mu kirere bwari buteganyijwe mu bihe byihutirwa, nko mu gihe abasirikare bakomeretse bikomeye bakeneye kugera ku bitaro vuba. Ibyo byose byabereye mu kigo cya Sake. Uyu musirikare kandi avuga ko guhitamo nabi aho ikigo cya Sake cyubatse byaboroheye guhindura ikibuga cy'umwanzi n'akaga we na bagenzi be batazibagirwa ubuzima bwabo bwose. Ni ukuvuga ngo aho ikibuga cya Sake cyubatse, aho bari bakambitse, ni ahantu byagombaga korohereza umwanzi, abo bita umwanzi aribo barwanyi ba M23, kuba babagabaho ibitero mu buryo bworoshye. Yakomeje agira ati ibindi bigo nabyo byari byoroshye kwinjiramwo n'umwanzi, winjiraga anyuze mu ngo z'abaturage afashijwe n'abaturage bo ku masoko cyangwa bakoranaga imbere mu bigo byacu. Yavuze ko ikigo babagamo ubwiherero bwari buke ugereranyije n'umubare w'abasirikare, amahema yari yegeranye cyane n'urukuta rw'ikigo mu ntera yo guterwaho za grenade z'intoki. Icyumba cy'ibikorwa cyari hafi cyane y'umuryango mukuru, amahema yinjiragamo amazi mu mvura, aho bafatiraga amafunguro hari hasi cyane, kandi ububiko bw'amasasu n'ivuriro byari byarashyizwe ahantu hatari heza. Yavuze ko ubutumwa bari baroherejwemo
bwananiranye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, ahanini bitewe n'imitegurire mibi y'abayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo ndetse n'ingamba zitajyanye n'amahame ya gisirikare. Uwo musirikare yavuze ko ibihe byarushijeho kuba bibi nyuma y'imirwano y'iminsi 4 yahuje ingabo za SADC na M23 yatangiye ku itariki 23 Mutarama ikarangira hapfuye abasirikare 14 bo mu ngabo za South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Aho yagize ati mu by'ukuri twafashwe nk'imbohe n'abarwanyi ba M23, twaryaga ifunguro rimwe ku munsi, amafaranga y'ibiribwa ya SADC yageze ku ngabo za Afurika y'Epfo, ariko nta na kimwe twebwe twari twaroherejwe muri Kongo cyatugezeho mu kavuyo kose nyuma y'uko M23 ifashe Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Aha rero ni hahita agarukira cyangwa se agaruka ku bugambanyi bakorewe na FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare uri gutanga ubuhamya, mu buhamya bwe yavuze ko mu gihe ingabo za Kongo bari bazitezeho kubafasha ku rugamba byarangiye zibagambaniye. Hagira ati ingabo za FARDC zari kudufasha ariko zaradutengushye ku buryo bukomeye. Bamwe bafatanyije na M23 bagambanira imigambi ya SADC, byaragasuzuguro ku mwambaro wabo no ku gihugu cyabo. Twabonye abasirikare benshi ba FARDC bicana hagati yabo kubera impuzankano, abandi bagurisha ibikoresho byabo ngo babone ibibatunga. Akenshi FARDC yatangaga ibirindiro byayo igihe yaraswagaho, igaragaza imyitwarire yo kudakunda igihugu. Leta ya Kongo ikwiye gushaka abasirikare bafite ireme kurushaho. Yunzemo agira ati nubwo igihano cyo gutoroka urugamba gikomeye, ntikibuza imyitwarire mibi n'uwo byoroshye gushinja FARDC. Leta ya Kongo igomba kubazwa uruhare mu kutita ku basirikare bayo ndetse no gusesagura amamiliyoni menshi ku bacancuro. Uwo musirikare avuga ko mu butumwa bwe na bagenzi be bo muri Kongo babonye amahano menshi, arimo bagenzi babo bacagaguwe n'ibisasu, gutwara abasirikare badafite amaguru no gukusanya ibisigazwa by'imirambo ya bagenzi babo. Yavuze ko nyuma yo kuva muri Kongo bakagera muri Afurika y'Epfo, ingabo za South Africa cyangwa za Afurika y'Epfo babahaye iminota 30 gusa yo kuganirizwa n'inzobere mu mitekerereze, maze akavuga ko ibyo bitari bihagije. Ibintu byatumye ashimangira ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kitita ku mibereho y'abasirikare bacyo. Yakomeje yungamo ko kugeza ubu nta muhango wo guha imidari abagize SAMIDRC cyangwa se izi ngabo zari zaragiye kurwana muri Kongo zivuye muri Afurika y'Epfo. Uwo muhango ngo ntago wabaye. Ikindi ngo nuko SAMIDRC cyangwa se uyu muryango cyangwa se iri teraniro ry'abasirikare na organization yabo bananiwe kwishyura abasirikare bari muri Kongo amafaranga yabo bakoresheje bagura ibikoresho ndetse n'ibibatunga. Ngayo nguko rero, reka rero dukomereze kuri aya makuru avuga ko guverineri w'igisirikare w'intara ya Ituri Lieutenant General John Ruboya yarahiriye byanga bikunze kazata muri yombi Thomas Rubaga. Uyu akaba kuri inyeshyamba zo mu mutwe wa CRAP, akaba yavuze ko azamuta muri yombi ndetse akamufata yaba ari muzima cyangwa se ari umupfu. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, Ruboya wari uri imbere y'abaturage bo muri Ituri yumvise ateguza rubanda n'abaturage ko uyu Rubanga ko azamufata yaba ari muzima cyangwa se ari umupfu. Yabwiye Rubanga ati Thomas, tuzaguta muri yombi waba uri muzima cyangwa wapfuye. Namaze gukora ibisabwa byose ngo utabwe muri yombi, yemwe naho uri tuzahagusanga. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 nibwo Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Rwirahi yatangaje ko yashinze umutwe w'inyeshyamba wa CRAP mu rwego rwo gukemura ibibazo byugarije abanyayituri Leta ya Kongo Kinshasa yananiwe gukemura.
uyu mutwe umaze igihe urwanira n'ingabo za leta ya Kongo i Kinshasa mu bice bitandukanye by'iriya ntara, ndetse mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi bawo bigaruriye umujyi wa Bule wo muri teritwari ya Jugu mbere yo kuwuvanamo. Kuri ubu amakuru aravuga ko uyu Lubanga yaba ari muri Uganda, ndetse ko iki gihugu kiri mu bafasha inyeshyamba ze. Ni mu gihe ku rundi ruhande, ku yandi makuru, inyeshyamba za Wazalendo zikorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabiye ibitero icyarimwe ku birindiro bitandukanye by'inyeshyamba za M23 ahagana mu masambiri z'ijoro ku isaha yo muri Kongo, zigamije kwirukana abarwanyi bo mu mutwe wa M23 muri ibi bice bamaze umwaka urenga bagenzura. Aya makuru avuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje zumvikanaga mu mujyi, aho abaturage kubera ubwoba bakumye mu nzu. Umubare w'abantu baguye muri iyi mirwano ukaba utaramenyekana. Muri iki gitondo rero cyo kuwa gatatu, ibintu ntibirasubira mu buryo neza muri iyi mijyi yabereyemo imirwano, aho abantu benshi bataranatahuka. Iyi nkuru kandi ikaba yibutsa ko agace gakikije Kalembe muri sheferi ya Bashari kabereyemo imirwano mu byumweru bishize hagati y'inyeshyamba za FCM23 na Wazalendo, bigatuma habaho guhunga ku bwinshi ndetse no gusahura imitungo y'abaturage. Ibyabaye vuba bikaba byarabaye ku itariki ya 24 Ukuboza mu mwaka wa 2025 kuri Noheli. Ngayo nguko rero aya nama updates twari twabateguriye hano kuri Monde Stone TV. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, nta kindi usabwa uretse kuduha subscribe, ugakanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera. Ibyo bizajya bigufasha kuba waba mu ba mbere mu kubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Reka tubashimire rero mwe mwese mwadukurikiye. Reka twizere ko tuzajya dukomeza kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.